urukundo ntirubaho kwanza ngo oya aha nuko wankuriyeho inzira ku murima ngo urukundo ntirubaho yego yes nese ushobora ko kuri isukuru rutaho nese reka maze nkubaza setse nabi uwo mugabo wawe mwashakanye kubera urukundo cyane nimba ari rwo muzadivorce ewe ari rwo muzadivorce wese umugore yawe mwashakanye kubera iki nanjye nibeshyaga ko ari urukundo ariko nza kugira amahirwe nyuma nza gusanga atari rwo none ntangira gushakisha urukundo kuko abantu benshi ntabwo urukundo ari rwo nta rukundo rubaho reka maze nkubwira icyatumye nkubwira biriya bintu kwanza kugira ngo mbaze nakubwiye icyo kintu ubundi ikintu mwebwe mwita urukundo ni ikintu cyitwa fish love yego fish we kagira inkuru buriya ifi love urukundo rw'ifi love yego umuntu uzumva umuntu uzamaze ukunda icyo akubwire ngo nkunda ifi wayikunda se ukayisanga mu mazi aho yari yibereye yiturije ukayiroba ukayishyira ku ikarayi warangiza ukayikaranga ukayirya aha uravuze ngo barayikorera uba uyikunda wayerekera hariya mu mazi ukayisangisha ibiyitunga ikamererwa neza urwo ni rwo rwakabaye urukundo abantu hari abantu bagira za pala nazanyemo ibintu byo kwigira inzobere cyane noneho twebwe tuyivanayo tukayirya igituma abantu nabyise fish love kuyirya se gute ifi iba yibereye mu mazi ifi n'umugore wawe ndabihuza mutamba unyihutisha ifi ibiri mu mazi aho imerewe neza wowe batukunda ikinkunda ifi ukayivana mu mazi wamara kuyivanayo ukagenda ukayikaranga ukayirya ukunda ikinkunda ifi ntabwo ukunda ifi wowe uri ukunda uburyohe sibyo noneho yafi ikaba ikigomba guhaza amarangamutima yawe yo kwikunda ni ukuvuga ngo muri kwa kwikunda kwawe kw'indengakamere uryoherwa nuko kwikunda kubera yafi reka none mbizane mu rukundo uze kumbaza namaze kukubwira ibyo bintu guhaye ikaze kuri Juliet Butamva na uyu munsi ndumva aribwo bwa mbere mvuze inyuma ya kamera numvaga mbikumbuye ku rwego mudashobora kubyumva mbahaye ikaze rero mwakoze cyane abakomeje kudutera inkunga y'amasengesho subscribe share like na comment abantu mudoza ku mutima abanyandikira inbox mumbwira ko haje nukuri Imana ibaho umugisha cyane uyu munsi rero hari umuntu wajya guhora yitsimbye inyuma y'amarido ariko uyu munsi tumuzanye ku itara urumva amatara ameze gute bwana Yves nkwiye mu rujya ni fresh Ona ko ndi no ku karinete gashya banyakije ntabwo none y'amaso ntabwo ari kumeneka ni karibu cyane rero nanjye no ngwaye ikaze urakoze cyane umeze neza aha nicaye ndi kubona hari umugabo padiri yajyaga musambanyiriza umugore noneho umugabo nawe akamwiba amatunda noneho bari mu kiliziya padiri ashaka kumuprofita ngo amwerekane nk'umunyabyaha kajya amuhamagara ati yewe sha akamuvuga izina ninde wiba amatunda ya kiliziya kamuvuga mu izina kandi bakamureba ndabwira padiri aterega padi aha nicaye sindi kumva reka nzaho nawe uzaho urebe ko wumva nukuri sinumva ubanza ari igitangaza ajya kuri aritari akahamagara padiri mu izina padi ninde undongorera umugore kamusubirisha mu kenshi padiri aramubwira ati nkubwije ukuri nanjye aha hantu wari uri ntabwo rero nanjye ahantu ndi ntangiye kumva uburyohe bwo kubazwa mwamwumvishe rero mu rwenya rwinshi cyane bamwita Nkuye mu ruge Yves Kakule ayandi arayivugira naya yarahaye nayo ngayo uyu munsi rero Yves ikintu cyatumye ngutumira hariho kuvuga ibintu byinshi muri iyi minsi ariko hari ikintu cyasohotse mbona abantu ntabwo bagihaye attention cyane ariko nkanje umubyeyi nkanje wubatse nka Yves w'umubyeyi nka Yves wubatse ibi bintu biratureba uko bitureba nkabona bireba n'imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda akaba ariyo mpamvu nshaka ko tubiganiraho ariko nasembuwe cyane n'akantu wambwiye kare karankogosha ndihangana urumva ndavuga ati sha icyo nzi ahantu turi buze guhurira muri ligue ahantu tuze kuba habonanira hano hari inkuru mbona iri ku Isimbi TV ku kinyamakuru Isimbi TV apana YouTube channel ikinyamakuru cyandika yego kivuga ngo mu mwaka
wa 2022 2023 abarenga 3,000 bahawe gatanya byemewe n'amategeko. Ndebe no mu myaka yisubira inyuma gatoya. Ego. Raporo y'urwego rw'ubucamanza mu Rwanda yerekana ko mu mwaka wa 2022 na 2023 inkiko z'u Rwanda zemeje ko gatanya za burundu 375 zatanzwe ku bashakanye byemewe n'amategeko. Yego. Icyo gihe numva byari mu birori by'umuntu munsi w'inkiko ngira ngo niba ntibeshye. Bemeje ko umwaka w'ubutabera. Yego, ngo umwaka w'ubutabera. So ako kantu ndaje mu kanya ngushakira indi mibare nkikabona. Yego. Navuze nti kiganiro tuzagikora, ariko noneho ikintu cyane cyabaye nk'igituma cyane dukora kino kiganiro ni ukuntu wowe Yves uregwa. Yego. Watangaje yuko urukundo sinibuka neza ukuntu ariko wambwiye ngo ntabwo nibazaga ikintu nakubwiye uri gushingiraho. Ikintu nakubwiye ngo abantu nibamara kumenya yuko betse kubinjyana mu bisobanuro mbwira ukuntu wabimbwiye ngo urukundo ngo urukundo rutabaho. Igihe kinini cy'abantu babeshanya ko bakundana ntibakundana. Urukundo ntirubaho kwanza ngo oya aha nuko wankuriyeho inzira ku murima ngo urukundo ntirubaho. Yego. Yes. Nese ushobora ko kuri urukundo rutabaho. Nese reka mbaze nkubaze. Setse nabi. Uwo mugabo wawe mwashakanye kubera urukundo? Cyane. Nimba ari rwo muzadivorce. Niba ari rwo muzadivorce. Wese umugore wawe mwashakanye kubera iki? Nanjye nibeshyaga ko ari urukundo, ariko nza kugira amahirwe nyuma nza gusanga atari rwo. Noneho ntangira gushakisha urukundo, kuko abantu benshi ntabwo urukundo ari rwo, nta rukundo rubaho. Reka maze nkubwira icyatumye nkubwira biriya bintu kwanza kugira ngo mbaze nakubwiye icyo kintu. Ubundi ikintu mwebwe mwita urukundo ni ikintu cyitwa fish love. Yego, fish we kagira inkuru. Uriya ifi love, urukundo rw'ifi. Yego. Umuntu uzumva umuntu uzamaze ukunda icyo akubwire ngo nkunda ifi. Wayikunda se ukayisanga mu mazi aho yari yibereye yiturije, ukayiroba ukayishyira ku ikarayi, warangiza ukayikaranga ukayirya. Aha, uravuze ngo barayikorera. Ubaye uyikunda wayerekera hariya mu mazi ukayisangisha ibiyitunga ikamererwa neza. Urwo ni rwo rwakabaye urukundo. Abantu hari abantu bagira za kwaya nazanyemo ibintu byo kwigira inzobere cyane. Noneho twebwe tuyivanayo tukayirya. Igituma abantu nabyise fish love. Kuyirya se gute? Ifi iba yibereye mu mazi. Ifi n'umugore wawe ukunda uburyohe. Sibyo? Noneho yafi ikaba ikigomba guhaza amarangamutima yawe yo kwikunda. Nukuvuga ngo muri kwa kwikunda kwawe kw'indenga kamere uryoherwa nuko kwikunda kubera yafi. Reka none mbizane mu rukundo uze kumbaza namaze kukubwira ibyo bintu. Ubwo wenda byatumye tutanajya kuri iyo mibare n'izindi cases twise tujya kure cyane. Turaza kuba tubijyaho mbanze. Mu kintu twita urukundo kitabaho. Abantu benshi arakubwira ngo jewe se sheri wanje abantu mwaritonda. Sheri wanje se arakijijwe. Sheri wanje ntanywa inzoga. Sheri wanje avuga neza. Sheri wanje ni mwiza. Hari criterias nyinshi ziri hariya. Zose ni ibintu biri hariya byo kuza guhaza kwa kwikunda kwacu. Sibyo? Ibyo tukabyita urukundo ngo mutamba ndamukunda mukundirako. Ibyo bintu rero byinshi mu byo tubesha ko dukundira abantu ariko mu by'ukuri ariko twikunda ni ibintu bigira garanti y'igihe gito. Birashira. Cyangwa niyo bidashize usanga wa muntu burya ntabwo wari umwihariko, hari n'abandi babifite. Ni nayo mpamvu uyu munsi ngewe nambara ishati y'umukara, ejo nkambara iy'umweru, cyangwa nimba nambara umukara uyu munsi nkambara uwo naguze aha, ejo nkambara uwo naguze hariya.
aho hantu tugatangira kubunga kubera kwa kwikunda. Okay. Hari ikibazo aho ngaho kirimo, ubundi uri kumbaza ngo byakabaye bigenda gute? Mbere ko tuhagera. Okay, sawa. Mbere ko tuhagera, tugiye kugenda step by step cyane. Ibintu urimo kuvuga jewe logique yabyo ndi kuyumva pe, ariko ndashaka kukubaza muri byo bintu tukajyaga tuvuga ngo inshuti yawe aba ari inshuti yawe, umwanzi w'inshuti yawe aba ari umwanzi wawe, inshuti y'umwanzi wawe nawe ari umwanzi wawe. Yego. Njyewe ndagarukira kuri inshuti yawe. Niba uvuga ngo nkunda Mutamba kubera ko inshuti harya n'urukundo, ubwo ni ibintu bimwe se? Uretse ntago naguciye mu ijambo mwana wanjye, ariko njyewe ntago uretse sawa urumva ni njye bizaryo ariko ubutaha uzashyira ubutaha tuzabireba. Aha, Mutamba mukundira ko, ariko Mutamba nawe ankundira ko, which means yuko ibisabira birasabirana. Ntago niba ari uguhaza amarangamutima yanjye gusa nzakundira Mutamba ko, ariko we ntankundire ko. Nibyo rero nkubwira ngo inshuti yawe aba ari inshuti yawe, ibikundanye biragendana, sibyo? Niba unkunda ko nanjye nkagukundira ko, iyo ko iduhuza, that's love. That's not love. That's what? That's admiration. Ariko iri tambo. Aho gushaka gusanga definition z'urukundo dufite zitandukanye. Not at all. Icyo kintu ni inyungu nyine rwose uhuje na bimwe nakubwiraga, that's fish love to the other side. Nese fish love uretse ifi yunguka iki mu kuribwa kwayo? Ihinduka iki? Iyunguka iki mu kuribwa kwayo? Kuvuze ngo ni fish love. Iyo urobye ifi wowe urikunda wa muntu nyine. Aha, ikintu ndi kwanga ni iki? Niba ukunda ifi ntabwo ushaka ko kandi ngende umutumirwa ha kugira ngo nkusobanurire ibyo bintu nyihereza visa ko mbyanze. Ikintu uri kuzanamo ikintu cya reciprocity, uri kuzana ngo kuvuga ngo ikintu uriya muntu afite ibi nadimira kuri we, nanjye mfite ibyo yadimira, none ubwo bihari reka tubihuze. Ubwo hari ikintu ushaka kwirengagiza gikomeye cyuko nye nshobora kuba mfite ibintu nadimira kuri wowe, ariko nanjye ufite ibyo yadimira kuri nje, ariko sinkubera umugabo style. Ibyo ndabyemera, ariko icyo gihe ntabwo bizaba fish love nkuko badusobanurira ibyifi. Njye nagira ngo mbaze ku kantu k'ifi, watubwiye ifi, utubwira ko umuntu yayirebye wayikora, ariko watubwiye izina fish love niko kantu nicyo niyo denomination. Wowe navuze ifi wiyumvira amahwa n'umurizo waribi, numvishe n'imihore nayo. Dore icyo nshaka kukuvuga Mutamba nyumva, niyo mpamvu nicaye imbere ya kamera yawe. Mutamba nyumva, sibyo? Mpamvu nicaye imbere ya kamera yawe. Icyo kintu ndi kukubwira ndabizi ukubyumva, nta nubwo ari we wenyine. Ntibinagutungure nugira amahirwe iki kiganiro kikarebwa, muri commentaire harazamo abantu benshi tutabyumva kimwe, ariko ibintu ndi kubabwira ni umuti usharira. Oya, sibyo? Kandi uri guhita ujya kuri conclusion. Ni ukuri kandi kukubwira ni ikintu kimwe, ari nacyo cyo uri kumbwira uri guhuza ibintu. Ibyo bintu by'uwo muntu ufite ibintu bye wakunze, uwo muntu nawe akagira ibintu byawe yakunze, still iracyari fish love, ariko noneho ku mpande ebyiri. Wowe hari ibintu mukurikiyeho, ari nayo mpamvu nakubwiye byari byiza nkubwiye ikindi kintu giteye ubwoba, ari nacyo kintu ariko biroroshye ndaza kukikubwira. Nawe hari ibyo akurikiye, bya bintu ejo nabibura muri wowe, sibyo? Kuko bimwe muri ibyo birashira, ibindi muri ibyo bishingiye ku kwibeshya. Abantu tuzi gufenta chef, tuzi kubeshya. Uzabaze 80% by'abagore n'abagabo babajije uti muteretana uko yitwaraga niko yitwara mu rugo, biratandukanye. Abantu tuzi kubaho mu buzima bwa kuvertire, ariko imbere mu gitabo harimo ibitangaza. Ibyo bintu biracyari fish love, kandi ibyo bintu ni nabyo bihari n'izo divorce uri kuvuga. Nagiraga ngo nuza kureba imibare barakwereka ko imyaka uhereye nka 2016 kugeza uyu munsi divorce zimaze kwikuba inshuro magana, kubera nta rukundo rubaho. Uri kumva? Nabiguhaye nk'urugero, ntabwo ari mu Rwanda gusa, kuko ubundi ubaze ku isi hose hari ibihugu divorce igoye. Niyo mpamvu uzabona ukona ibintu byabaye byinshi abantu badivorushije, ariko buri imibare kwereka ko ku isi rate ya divorce ishobora kuba ari 1.8%. Ntabwo ari nini, ariko hari n'abantu babanye baradivorushije mu mitima, ahubwo ya fish love igasigara ikibahuza, cyangwa se ubwoba bw'ubuzima kubera fish love utari kumwe na wundi bugatuma ugumaho. Hari abantu batandukanye mu rukundo, batandukanye mu mitima,
babanye nyine nk'umupfu n'irimbi ariko nta rundi rukundo rurimo. Ibyo ntabwo mbyanze nanabyemera 100%. Yego. Ariko noneho bwana Ivi, Yego. wanyemerera tukava mu rukundo rw'abashakanye? Ariho turi wahereye kuri divorce. Uretse ndabyemera muri iyi minota tugezemo, kubera yuko main key Yego. ni ijambo rivuga ngo nta rukundo rubaho. Nicyo kintu nshaka ko tuganiraho. Sibyo? Oya, Urukundo ndavuze muri iyi minota. Yego. Ndashaka kugira ngo umbwire, nta muntu ukunda genuinely utamukunze iyo fish love uvuga atari umugore wawe n'urugero. Njye nakubwiye wenda habayemo kujeneraliza. Njyewe natangiye kwitoza noneho gufata nyine kurema urukundo nyarukundo. Kandi ntarubaho? No, ikintu nakubwiye kimeze gite? Ni ukuvuga ngo mu bantu benshi bashakanye nuko twabijeneralije nko ku kigero cya 90%. Naho muri comment abantu baze kubitubwira. 90%? Banza unyumve Mutama, wanyumvishe nkasobanura. Uri kumva? Niba mu bantu baza kureba iki kiganiro umuntu uza kuba convinced n'ibintu ndi kuvuga, aze kumbwira ngo hahindutse iki muri we, sibyo? Iyi stimuli ndi kuzana irazana ihe impulse muri wowe. Abantu benshi ikintu twita urukundo misenge hamwe nashakaga kujya, nicyo ni selfish love. Ariko urukundo rw'ukuri ni uruhe none? Rurahari? Urushoboka rw'ukuri? Yego rurahari, abantu ntibaruzi. Urakoze. Jewe ikintu nashakaga ko ntari bwemeranye, twari kurinda turangira isika ingoma ibihumbi bikarangira ntaremera kuvuga ngo ku isi nta rukundo ruhari 1.3 ku bantu bose. Uzi kuvuga ngo nta ruhari, hari n'abavuga ko barufite ntarwo bafite kubera ko bataruzi. Okay, none icyo nakubwiraga abantu ntibaruzi nicyo naza. Ariko rurahari, ahubwo abantu ntibaruzi. Haraho ruri wenda ntago mu bantu 1999 bakundanye, ariko hari at least 1%. Kugira ngo iki kiganiro noneho bikunde sinze kuba umutumirwa ngo nanakimoje. Ntabwo uri umutumirwa, turimo turaganira. Umutumirwa wawe ndi hano ntabwo ari kubaza. Uri kuri kamera ariko oyambaza ntari. Ngiye mbaza nta kibazo. Ntabwo kamera uyiriho. Wowe mbaza ahubwo. Nibyo ndimo kubwira nti njye ikiro kiganiro kunagishakaga ntabwo nshaka ngo bibe umutumirwa ngo n'umuntu it's like conversation, somehow debate, sibyo? Nibyo ndimo kubwira ngo ikintu ngiye ijambo ntari nemeranyijwe nawe ni ukuvuga ngo ku isi yose nta rukundo rubaho. Byashoka kari bice ya pe. Reka none ngorora imvugo ni ikibazo cyabaye kutagorora imvugo. Benshi mu bakundana ntibakundana, benshi mu bashakanye ntibakundanye, yewe n'abateganya gushaka ntibazaba bakundana, kandi uko kubeshyanya ko bakundana mu ishusho yo gukundana no kubwizanya ukuri ko bakundana nibyo biri gutuma ubona divorce zimeze gutyo. Aho ndemeranya na Yves nkuye mu ruge 100%. Twakomeje. Wari utugeze noneho kuri ya ngingo sasa washaka kutubwira ukuntu hari urukundo ariko abantu bataruzi. No twari tugeze. Ntabwo ari abantu bose. Yego. Ubundi ikintu cyitwa urukundo uko kimeze, umuntu nabishaka njye nanakishimiye ko iki kiganiro wenda cyarebwa n'abajene batarashaka. Ko njye narashatse, awe warashatse. Kawe kavuyeho. Njye namaze kuva mu byapa. Ako barabisubira rese 375 niba ari ku byapa ubutuvugana. Nakifuje ko abajene ari bo bareba iki kiganiro. Abantu benshi mu kintu cyitwa urukundo bashyiraho ibintu bimeze nka considerations. Umukunzi wanjye akwiriye kuba ameze gutya. Umukunzi wanjye akwiriye kuba yujuje ibi, zikaba ari critères ziri hariya. Ndetse bamwe hakabaho rwose kwiyoroshya kubera yuko za zindi bashaka 100% zitabonetse. Ejo bikarangira ariko akabona ugerageza. Wifuzaga umuntu ufite 100% ariko ubonye ufite 70%. Rimwe na rimwe nawe wiyevariwe usanga washakaga marayika ariko nta rusengero ufite azatahamo. Uvuga uti nta kundi ntabwo ari marayika cyane ariko ndifuza gutya. Byinshi nibyo nakubwiraga ngo ni fish love, ibyo bintu akenshi birasaza. Rimwe na rimwe ushobora gukunda umukobwa umukundiye ikibuno cyiza, ejo imodoka ikamugonga cya kibuno kikavaho. Nese muri criteria rwa rukundo ruzaba rushize niba uvuga uti
ngewe umukunzi wanjye nabonye ari ufite ikibuno cyiza ku isi. Ushobora gukunda sheri wawe kuko afite ijwi ryiza, ejo akarwara mugiga akarokoka avuga ururimi, ejo ryajwi ntabwo rizongera kukuryohera. Niba nkumvishe neza uravuga ko criteria zimwe ziri physical, abantu ntabwo ari iziri physical gusa, ntabwo ari iziri physical gusa. Ushobora kumukundira ko agira imico myiza, ejo akagira ibibazo byo mu mutwe bitamumerera neza, agatangira kuba umusazi, atangira kuba brutale. Ushobora kumukundira ko atanywa inzoga, kumbi yarabiguhishe, ejo ugasanga arazinywa. cyangwa mukunda akazinywa ejo akazireka. Yego. Ikintu gihari ni ikirere, kubera ko ikiremwa muntu mu buryo kiremye turikunda my friend. Cyane umuntu aho akagera mwiza cyangwa mubi, we arikunda. Rero aho niho bitangirira. It starts from loving yourself. None ko twikunda tukamaximiza, n'ubundi rwose aho ntawe mbujije kubimaximiza. Aho none ngiye kubaza nti ubwo self love ni cyaha cyangwa wenda selfish? Nta kibazo kirimo, nta kibazo kirimo kwikunda. Apana selfish, ntabwo ndi kuvuga selfishness. Self love nta kibazo, nta nubwo wagirira abandi umumaro utikunda, nta nubwo wakunda abandi utikunda. Ni naho abantu bamwe bakorera amakosa, bikorwa biterera. Wowe kuko wikunda, njye kuko nikunda, ndifata nkiyohereza muri wowe nshaka gukunda, kubera yuko njye nikunda, nzaba mfite wowe nsanze muri wowe ngiye gukundirayo. Wowe cyangwa nzaba mfite njyewe nsanze muri wowe ngiye kuvuga, njyewe ushatse ngiye kugukunda, njye ndabanza nkishyira muri wowe. Noneho njye mfite njye nyawe nohereje muri wowe, uri kumva? Uwo nguwo kubera ko nsanzwe nikunda, uwo sinzamwanga uko yamera kose, kuko ninjye ndi gukunda uri hariya, sibyo? Uwo niwe ninjye nzaba nkunze, si wowe muri wowe, ninjye nashyize muri wowe nsanze yo. Rero nje kwikunda muri bwa buryo dusanzwe twikunda tukamaximiza. Nuhura na bya bindi byose bigorana, nuhura na bya bindi byose bihinduka umuntu we yabwiraga ngo ndagukunda, nzaguha isi n'ijuru, undutira mama, undutira data, ukabona byahindutse. Nugera muri za ngorane zituma ibyo bihinduka, my friend, nta kibazo kizabaho, kuko n'ubundi mfite ngiye nkundira muri wowe. Mu magambo make, ubundi urukundo ni iki? Urukundo nyarwo ari rwo nkubwira abantu bamwe batazi cyangwa se batarabona, ntabwo ari urukundo rwo kwakira, ni urukundo rwo gutanga, sibyo? Iyo mu rukundo hajemo kwakira, none se ko njye ngira gutya we katagira gutya, ibyo se umusaza aba atabishobora cyangwa se atabishaka, nuko bihita bigenda. None bakavuga ngo let's part ways. Ubundi mu rukundo urwo nakubwiye abantu batazi, abenshi batazi cyangwa bamwe batazi, divorce ntishobokamo. Kuko you cannot divorce nawe ubwawe, divorce hagati yawe nawe ubwawe ntishobora. Uretse nkubaze uruhande rumwe rw'urwo rugero cyangwa urwo rukundo uri kuma ndarwumva, ariko ku rundi ruhande nimba uvuga yuko wowe Yves wakifata ukishyira mu mugore wawe, uko aho gukunda umugore wawe ukamukunda nk'uko ukamwikundiramo, sinzi kiragoye cy'ikinyarwanda, ubwo icyo gihe ntago waba ushaka ko gufata umuntu Imana yaremye ikamugira uwo ari we. Iyo Mana se yo yagusabye iki? Uretse ikamugira uwo ari we, ikamukuza, ikamukwegereza warakuze, ugashaka kugira ngo abe wowe. Hahandi dushobora gusanga abagabo. Ntabwo navuze ko uguhindura umuntu ngo abe wowe, ibyo biba byaje muri ya fish love nakubwiraga. Umuntu we washyize wowe muri we, ntabwo umusaba guhinduka ngo abe wowe, kandi ari wowe, ahubwo wowe wahinduka ukaba we, kubera ko wowe urikunda kandi ufite wowe uri muri we. None wowe uri muri we ni uri kugusaba kunoga kugira ngo ugende uko wowe uri muri hariya hakurya ameze. Fata nk'indorerwamo, wari bwone ukuntu indorerwamo nziza iguhereza ishusho nyayo yawe, umwireberamo. Uri kubona nk'indorerwamo nk'urugero, ukuntu iguhereza ishusho nyayo yawe.
fata nk'iriya ndorerwamo uriya muntu ubona mu ndorerwamo yabaye kopi yawe uretse sibyo none akaba ari kopi yawe tuvuga if umaze kwitegura mu gitondo sibyo ugiye ku kazi uri muri miroir urimo urashaka kwitunganya uri kwireba hari imbere ni ukuvuga ngo ni reflection nimba yife ndi kwireba muri miroir ningira cravate nishaka kwitunganya ngomba kwitunganya ariko no muri miroir nkabona ko itunganya n'intunganya ikora nditunganya ariko na miroir igomba kugira gute kwitunganya ni ukuvuga ngo wowe uko washika si miroir simbwiye none se wabuja ntabwo uri kumva ibintu nkubwira uri kumva ibintu ushaka kumva oya reka nkorohereze ubwiye miroir reka nyine nkorohereze naguhaye urugero rwa wa muntu ubona muri miroir sibyo unfortunately wese nkatinga shot sorry uriya muntu wabonye muri miroir sibyo ukabona murasa koko ukahita ubwira ubwonko bwawe ngo turasa sibyo namuvu nenge kukubwira ngo ni duplicate cyangwa se ni copy yawe akakubwira ati rero njyewe nifuza ibi nibi muri wowe sibyo apana kuvuga none bya bindi wari uri kubona bya reflection sibyo we noneho ni ukukubwira nifuza ibi nibi byitoze merako ibyo bintu ntubyumve nka exact words umenye ngo ni nka communication yo kuvuga ngo nje ko ndi umusinzi bikaba bibangamira umugore wanjye ubwo natangiye kujya muri noneho mu buryo wakitwara we ufite we washyize muri ugiye gukundira ibyo nibyo byiza bikaba tubyumva cyane kurusha bikaba bimubangamira harya ubwo inzoga niki sibyo ni bebe nese nge nakibabaza abaye ari nge se bimereye gutya how can I feel namererwa gute niyo kubera ko ufite wowe uri muri we nibwo uzabikora ubivanye ku mutima ukaba wazigabanya cyangwa ukazireka ku rwego rumunyura atari uko ubikoreye ko inzoga itaryoha atari uko ubikoreye ko cya kigare cy'abo muzisangira kibangamye atari uko ugihaze ariko you have the other copy of yours igomba kunyurwa na original copy mugani w'umuvandimwe Nyarwaya Innocent. Rero ibyo bintu bitangira nyine ni igitekerezo nibwira ko abantu batarumva kenshi ariko nicyo kintu cyonyine gishoboka niho uzabonera ingero z'abantu azaza akakubwira ukagira ngo ni umusazi mu buzima bwawe wari bwahure n'umuntu ukubwira ngo njyewe ndi HIV negative sibyo ariko suni mfitanye ubukwe n'umuntu uri HIV positive kandi tuzabana barahari bace cyane ariko wari bwahure n'urwo rugero wari bwamuganirize ngakubwira impamvu ikomeye ikora ibyo ituma umuntu akora ibyo bintu sha ongeba uwonzi yambwiye yuko ikintu cyamuteye kubyemera ariko sti yamukundaga ariko nanone yabimubwije ukuri atiramubaza like nko twahura nkakwibwira ahubwo ati rero ni runaka wa runaka ntuyahanaha nizahanaha ndwaye sida openly uzi umubare munini w'abantu bagiye bamenya izo scenarios akahita stepping aside akavuga ati ndabiretse ndigiye ndabyemera nakubwiye ni umubare muto cyane ariko barahari uzi rero icyo kintu uwo muntu niba ari inshuti yawe uze kumuhereza icyo kiganiro urasanga iki kintu nakubwiraga cya true love na fish love we ashobora kuba iyo concept yarayumvaga ahubwo atarumva ngo ni ibiki ikintu kiba cyamuteye ibyo bintu afite we wamaze kujya muri wa muntu adashaka gutakaza sibyo afite we y'investing niyo mpamvu nakubwiye ngo true love ni ugutanga si ukwakira kwakira iyo utangiye kubizana mu rukundo kaba kabaye well that's true haba hajemo kugereranya haba haje gushyiramo umunzani urukundo is all about giving sibyo I give myself I give my heart I give my money niyo mpamvu abagabo mutanga amafaranga ku bantu mukunda atari ukubingiyosinga kubakunda atari ukubakururira mwirari ukayatanga wumva ari nk'inshingano gusa wumva uko winjije ibiceri ukavuga uti mana we harya nkunda kanaka yi none se uko biri ibyo bintu hari uburyo miyumvamo nubwo bidasobanuye urukundo nyakuri de we nabivugaga nk'uwo muntu urwo rugero nguhaye
aramastering iyo concept ndi kukubwira. Rero kugira ngo mbiganishe aho hantu, nujya kureba abantu bajya kudivorce kubera iki? Sibyo? Bajya kudivorce kubera incompatibility, uko tuzuzanya, ariko yabonye nyuma atabonaga mbere. Aha, ukiri kuri ako kantu warutubwiye ngo urukundo nyakuri ni ugutanga, sibyo, si ukwakira. Ariko se urukundo nyakuri uramutse utanze umwaka ugashira, 2 igashira, uri mu rugo, 3 igashira, 5 10 utarakira ukahaguma, watanze ubuzima uri kubara imyaka. Urukundo gukunda no gutanga niko nakubwiye. None se icyo gihe uri kwituzanira abantu mu gushyira ku munzani. Tanga umwaka umwe, tanga 2, 10, ushaka 100, tanga ubuzima. Ariko wowe ubwo buzima ni sawa? Ubwo n'ubwo ngo urukundo rurabishe. Nakubwiye ngo icyo utangiye gushyiraho sawa kigarutse muri ya fish love nakubwiraga. Gute? Nese turi kwisi kujya tuhaba. Urukundo ntabwo ari impumyi de we abantu barwita impumyi. Sibyo? Icyo gihe ahubwo ntabwo bwari impumyi imwe, bwari nk'impumyi 800. Icyo bita urukundo ngo ni impumyi. Nubundi burimo kwa gushyira ku munzani ariko bikazamo icyo abantu bita kwirengagiza. Kitabaho. Uri kumva? Ahubwo nibyo bibaho gusa. Mbona twirengagiza cyane. Nukuri kose. Maze se mukadivorce mute? Tudivorce si biki? None se ubwo wakunda umuntu, reka nkubwiye. Kudivorce birashoboka ko ubwo buhumyi burimo pe. Nako ko kwirengagiza kurimo. Ariko nibyo urimo kumbwira ntabwo bishoboka. Kandi nkubwira ngo nubundi ibintu bikwiriye cyangwa se ibintu biboneye bishorwa n'abantu bake. Nabonye mu bintu by'ubukristo urimo cyane undi mbere amakipe guta nkubwira umuntu wabishoboye kandi umwe wenyine. Barakubwira ngo wakoresha ingero nyinshi zo muri z'ubukristo reko ubwo tuhinjire ni wowe uhanzanye. Nta kibazo rwose. Inzira ijya ku Mana irafunganye ntifunganye. Irafunganye. Sibyo? Icyo kirakwereka ngo gukora ibiboneye biragoye. Oya, n'urwo rukundo uvuga nukuri kose ni Kristo nyine wacu. Ntabwo rworoshye, ntabwo ari Kristo wenyine. Umwe mu rundi rugero. Kandi uzumereza ingero z'ababishoboye. None se byari byarangira. Umuntu ufata ntabwo ari ukuvuga ngo none se oya ku ruhande rw'uwo muhungu arakunze pe, ariko se uwo mu beneficiary wundi we bimeze bite? Nawe arakunze. Nicyo nakubwiraga. Iyo utangiye kureba to the other side. Sibyo? None se ko nge nkora ibi, hariya nge nkorerwa ibi. Oya, ntabwo vuga wowe nawe, ndavuga nkanje birebe hirya yive. Niba tuvuga urukundo, ubundi urukundo ni iki? Sibyo? Nge nibaza yuko abantu ba koko urukundo ruganisha ku bana. Yego. Ari urukundo rwa commitment y'abantu babiri. Sibyo? Bahuye, umwe akiyumvamo undi, urumva? Bamara kwiyumvamo bakabona yuko koko biyemeje kubana mu akaramata kugeza Kristo agarutse cyangwa se batandukanyijwe n'urupfu. Uko kubana akaramata abantu bakunda kuvuga baba bari bound n'ibindi bintu. Sibyo? Icyo ngiye ndi kukubwira none muri icyo ni urukundo rw'ukuri. N'abantu babiri bahuye uko wabivuze, umwe akumva hari icyo yazana mu buzima bw'uriya, regardless y'icyo uriya yazana, n'undi akumva yazanamo icyo kintu undi atazi. Sibyo? None ibyo bintu babihuriza hamwe bikaba bibaye urukundo, bakimenye cyangwa ntakimenye, wenda bagikeneye atagikeneye, icyo yitayeho we n'icyazana apana icyo ndazana. Yego. Abo bantu iyo bagiye bagahura, ejo impinduka zikaza. Mutamba se ko namukunza aseka neza, none amenyo yakaba mbona basigaye sukasa kasa nabi. Ariko rero ku ruhande hari Karine useka neza, kandi Karine njya mbona ndeba neza. Ase buriya nitwagira none twamara kugira tweta tugira bitaragira. Uri kumva? Aho ngaho biba bipfuye kubera iki? Hajemo kugereranya. Ariko wa wundi wibariye gusa ibimureba ube ko agomba kuba giva mu rukundo. Urukundo rukabaho receiver ayisivinga, nta munzana afite apimiraho ibyo arisivinga, kuba ahabwa atabifata nk'inshingano za giva cyangwa se dona. Urwo rukundo ntirushobora kwangirika. Umuntu aragenda agakora impanuka, cya kibuno cyiza wakundaga kigashiraho, ukarwaza akajorite wawe kandi ukamukunda. Hari reka mbikubwire ni nk'urugero. Nese ubu ntabwo reka nkubwire ni urugero, ntabwo nzi nimba ari ibintu biri fictitious cyangwa se byarabayeho, ariko nabyifashishaga
mu ka rubrique nagiraga kuri radio nakoragaho nyuma y'ishyamba kitwaga isomo mu nkuru. Ni stories zimeze gutyo. Hari umugabo yabanaga n'umugore, umugore mwiza cyane. Umugore aza kurwara ibibembe, uruhu rwe ruracupira amererwa nabi cyane. Urumva? Noneho rumaze gucupira, umugabo aragenda acunga umugore yarangaye, yisiga ibintu ku maso, ariko ubwo yari byumvikanye n'umuganga, ajya kwa muganga. Umuganga aje, umugore ahita amubwira ati, muganga abwira umugore ati, mu buryo butunguranye umugabo wawe yagize ikibazo ntazongera kubona. Yagize ubumuga bw'amaso. Yego. Barataha, babaho, amwitaho, arakomeza aramukunda. Umugore arwaye ibibembe. Yego, bimeze nabi cyane kandi yari umugore mwiza cyane w'ikimero, yasaga nka bwiza bw'amashira butashiraga irora n'irongo. Nawe nzi. Umunyarwandakazi wari mwiza cyane. Numva bamuvuga ntabwo ndamubona. Hashize iminsi wa mugabo akabana n'umugore nk'utabona. Haza gushira iminsi, babaho, umugore akishima ko umugabo we yamukunze, akagira gratitude, nawe akamwitaho muri ibyo bibazo byose. Umugore aza gupfa. Amaze gupfa abana bararira cyane, bati tubuze mama, ariko dadi turagushimira, mu bihe bye byose yabayeho, waramukunze, waramutetesheje, ntabwo yigeze yibuka ko arwaye ibibembe. Atariko turahangayitse, muri ibyo bibembe yararwaye yatwitaga, n'isi uwo uzatwitaho gute utabona? Sarabwa ati, muhumure bana banjye ndabona, nzabitaho. Bati ubu tutakurandase wagenda. Ubwo bari kuva kushyingura, bati mujugunye iyo white cane yanyu tuniruke. Biruka, bagera mu rugo. None se why didn't you let us know? Kubona barikoreye. Sinashakaga ko na rimwe mama wanyu amenya ko ubwo burwayi bwe mbubona, kubera ko namubwiraga ko akiri mwiza imbere yanjye nk'uko yahoze, ntabyumve. Kandi byari bimugoye kubona ubwo nyine, kumva ko ubwiza bwe ari bumwe nzi bwa kera. Nagombaga rero gushaka impamvu ituma, kandi ubwo yagize ko amaso ye atakibona ibyo bibembe bitarakara, ariko abaganga bari bamubwije ukuri ko ibibembe mu minsi imbere bizaba bibi. Moral of the story, rwa rukundo yararusigasiye, sibyo? Kuko afite we yashyize muri wa mugore atagomba gutakaza. Cyakubwira ibintu nari numvisha, uzi yo story ukuntu expecting ko iri bugende. Expecting ko ibibembe bizakira, byamara gukira, noneho ko umugabo atabona, umugore akajya yizanira abandi bagabo kwaje. Nabyo byashoboka ku muntu ufite ya fish navugaga. None akajya bireba akarira ijisho rimwe yarahumye mwibaga. Nuko nguko ubuzima bumeze. Washatse umuntu ufite ubwikunde buvuga ngo aha nakariya kayobeke, ejo se numenya ko yanzoba atari yari mukorugo, none akahita kubyarira. None se kuri iyo story ivi, niba watubwiye gutyo, sibyo? Jewe akabazo nari ifite nanone, n'ubu ngubu ushaka kugira ngo nsobanukirweho, ko kuvuga ngo we wakunze umuntu nk'uko uwo mugabo yakunze umugore we, sibyo? Ugiye kuko umukunze gutyo, wamara kwigira impumyi nk'uko umugabo yakundaga umugore, we yarikundaga, yari afite wakundira muri wa mugore. Baba bose n'abaze kuba umwe. Njyewe nushaka ari isogokuru yakundaga muri uwo mugore ntaribye, ariko icyo ari cyo wenda waramukundaga, katubivuge gutyo, sibyo? Umugore ibibembe byakira akajya yinyensebura. Uwo mugabo wenda kuvuga ku ruhande rwe, kuko watubwiye ngo wowe genda wese utitaye ngo runaka yazanye iki. Bene uwo mugabo abyitwaramo gute? Ntabwo divorce ibaho ubwo. Tuvuga ngo ngubu yaza kumuca inyuma, sibyo? Ibaza umuntu witangiye gutyo, uranamuvuje, uramukiza, yemeye kuba impumyi, amaze gukira, agukanuriye ijisho, atangiye kwinyesebura mu maso yawe. Ubwo ngubwo divorce ntabwo bigishoboka, kuko impamvu uvuze ibyo bintu birahari. Umuntu agakunda umuntu nk'uko nko kuvuga maskini, ariko bikarangira aho kwiturwa ineza
ahubwo noneho bamweretse yuko ibyo akoze byose ari n'uwo zero. yayigiriye se ninde? Aha ngaho mbwira rero, ariko divorce igihe ntabwo izashoboka. urukundo ya true love nakubwiraga, ibyo ngibyo ntabwo bifata nk'ikintu kiza gutuma utandukana n'umuntu. Urakomeza kubera gusezerana bavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu, ariko bagatandukanywa n'inzoga. Uri kumva? Inzoga ari gushaka kuganisha ku rupfu. Kandi icyiza none si inzoga, reka mubwire ukuntu inzoga ziganisha ku rupfu. Uragiye uranywa urasira, uretse reka zikubwire inzoga se ko yazifata napfa gakomeza. Reka nkubwire ukuntu ari urupfu ahubwo urugendo. Unywa inzoga urasina, ushatse umukobwa w'umuseriveri aho mu kabari, uramugigiye, ntabwo ubusa ibyo bivemo umusozi uyingurire ngewe. Umva nyine ntabwo wikingiye, akwanduje sida tayari se suje kunyica. Ibyo ndabyumva, ntabwo ndi kuvuga ko inzoga ari nziza nuko n'uryo ranyira nguhaye rwerekana ko buri ibyo wita urupfu ushobora urupfu byanyabyo. Umuntu ababona uri gupfa uhagaze kandi n'urwo rupfu rwaza. Ibyo nyine ni bya bindi byo kwikunda gusa. Reka njye nkubwira akantu, ntabwo njya nkunda kuzana famiye yanjye mu biganiro, ariko mama yigeze kumbwira umunsi umwe ngiye gushaka, nyine hari ukuntu ucika ukaganiriza umubyeyi wacitswe, urumva bimeze gutya, ngiye gushaka kubera izi mpamvu bimeze gutya na gutya na gutya na gutya. Yarambwiye ngo ubwo urumva kwa kesa sonshobora kubona ari ndi kumubwira n'umuntu tugiye kubana afite ibi byiza, ariko ibindi kubona ntubize bizagende gute. Arambaza se ubundi wowe uri marayika? Kana ko njye nakabaye nyine nshaka ubujuje ibyo nshaka, bimeze gutya na gutya, kandi ubwo yari afite ahubwo n'ibirenze ibyo nkeneye. Arambwira ngo nushaka marayika uzamwiremere, uko utari marayika witegereza marayika. You become what you surround yourself. Urumva? Wowe genda umubere marayika, nuba marayika azaba we. Ariko se urafata wowe uri satani, none urashaka marayika uzaza kubikuzimu se ntawubaye. Uri kumva? Rero na rwa rukundo ruzima iyo wafashe umuntu wowe ukamushyira muri we, reka myite nko kumwitangira, ukajya muri we kwikundira wowe muri we. Iyo ari muzima kahindukara akakubera nawe, noneho akagira washyira muri wowe. Gukunda ni ugukoperana, ni ukwigiranaho. Nuko jya usanga niho ahandi uzabona abantu basazanye ku myaka 100, umuntu ntazi urushyi rw'undi, ntazi umunabi wundi, kandi barahasorinze, barakennye, bariye ubusa, baririye, barimaze, ugasanga ibintu bimeze neza rwose, abantu baragiye barabanye akaramata. Kubera ko nakubwiye ngo uru rukundo rw'ukuri hari abantu barufite batabizi ko barufite, ariko hari n'abantu bibeshye ngo bararufite ari nabo benshi bataruzi. Urwo mbabwiye ni rwo rukundo rw'ukuri. Ahari turi kugana ku musozo, nkubwire n'akantu ntaza kukibagirwa. Abantu bajya bakora nyine nkahita mvuga nti ntabwo uramenya urukundo rw'ukuri. Kumva nk'umuntu ari kubwira sheri we ngo sheri ndagukunda, kanarira amarira agatemba. None tuvuga ibintu by'urukundo tubyegereza umutima, amarira akamanuka. Imana izamfashe igihe cyo gupfa nikigera, njyewe nzapfe. Igihe cyawe cyo gupfa nikigera njye nzapfe, ukabibwira umuntu kandi koko ukumva uri kumukunda cyane. Wiba wikunzaho uburyo ngo atazapfa akagutera agahinda. Aha, n'ibibazo yari gusiga wabyumvishe yatusiravu none utagiye kunyumva. Ndagenda wowe uri gusaba ngo napfa, aho kugira wapfe wowe wapfa, azasigara na absence yawe, agire ka gahinda, sibyo? Azasigara n'abana bamuvuna wenyine, azagira azasharisha, azageza kukwibuka no. None se uyu munsi twicaza abagabo bacu tubabwire tuti hako twegata nabibwira turanababwira buri munsi, urangiye kujya mu mugabo apfe njyewe mfe yapfa. Oya kuri parenting ubuzima, iyo tugiye muri parenting y'ubuzima, muri parenting abagore ukuntu muri ababyeyi kurusha abagabo, sibyo? Ariko rero abagabo parenting tuzi agaciro k'abagore kurusha abagabo. Ubu abagabo babwira abagore babo ati tuzapfe unsige. Byo gukundana abantu babageze kure cyane, ariko hari ibishoboka biriya tuvuga, uretse ko tuba twikinira filime nta kamera zihari, ari ibishoboka urupfu rugahagarara hano uri kumwe n'umugore wawe, ukavuga uti gahunda ihari rero naje kandi sintaha, hari misiyo yarinzanye
ukabahereza gahunda ukuntu imeze. Ninde muntu ufasha akaboko tukikomereza? None ninde ukwiriye kugenda kandi koko ukabona uramukunda cyane. Iyo ushatse mwaganira ukatumaza uti sheri kuri momo wari usigaranye angahe? Sawa, konti hari hangahe? Sawa, nta nshingano wumva se ziremereye wifuza ko nazasigara nkora? Okay, ngaho rero umuhanda mwiza. Ariko icyo gihe nabwo urumva bo harimo akantu bimezemo nka filime ukuntu nta filime irimo, harimo lack of responsibility ijya igaragara sometimes ku gitsina gabo, hakabamo lack of patience. Utwo tuntu tubiri. Oya, ibyo no kugeneraliza, ndageneralije kubera yuko nta case study mfite. Tugiye gukora ubushakashatsi twasanga abagore ari beza muri parenting. Si case cya parenting. Ego n'ubwo n'abagabo, hari abagabo beza mu gufata inshingano, hari abagabo beza. Nyine reka nkubwire ikibazo gihari. Ubundi ikibazo izingiro ry'ibyo bintu uko tubivuze tuwenda tugana ku musozo n'akari kanyuzemo ni patience y'abagabo. Responsibility yo they are very good. Ariko muri ntuza muri field imwe yitwa financial, bari very responsible. Ariko mu kintu kijyanye na moral responsibility, hari ingero nke z'abagabo bagiye babishora. Urakoze nkerarwo. N'ubu ngubu hari umugabo ushobora kuba yarapfushije umugore akaba amaze imyaka 20 yirera umwana, yirera abana rwose pe. Mu gasozi sinabihamya, barahari ariko si benshi, sibyo? Ariko wenda hari n'undi ushobora kuba bikora ariko nyine mu bwenge, ku buryo urakoze. Abo nibo bahari benshi, ariko abifashe Imana imbabarire imyaka 20 nawe ufite uhita utekereza ko uti nahise ko dufite n'abagabo baba ari butahe mu rugo bakarya bagataha mu rugo bavuye kurya mu gasozi. Urakoze. Mbere nibyo nkubwira none hibaze noneho umugore atanahari, ariko n'abagore barahari barya mu gasozi chef. Oya barahari. Oya ntugire ngo ariko turimo turareba umubare munini. So icyo rero ndimo kuvuga umubwire n'ikindi kintu cy'igitangaza. Abagore bo noneho impamvu zibatera kujya kurya mu gasozi zo zijya zibana nyinshi kurusha abagabo. Sanga ati umugabo wanjye uburyo akaranga, uburyo avanga ibirungo, uburyo kinatake defense. Ariko twebwe tuba dufite rezo. Ni ukuvuga ngo abagore inshuro nyinshi bafite rezo. Mu gihe abagabo nta nyinshi nta rezo bafite. Rimwe na rimwe ugasanga abagabo b'inteko impamvu zo kurya mu gasozi abari nke, ariko ugasanga fréquentation di restaurant non autorisé. Ubwo mba nibutse za weekend secondaire. Fréquentation régulière di restaurant non autorisé. Ni nyinshi cyane kandi nta mpamvu. Oya impamvu ibihari ni nkeya, ni ukureka nkubwire. Nyine ziba zitafite sense. Ariko ugasanga ahubwo nibwo sinzi ukuntu bimeze. Twebwe abagore ushobora gusanga hari rezo pe zinafatika zishobora gutuma zishingiye kuri ibyo bintu bya fish love n'ubundi. Okay, byashoboka. Ntabwo biriya bintu ntabwo ari art umuntu yiga ngo ibe rimwe guteranya kabiri bibi hame ry'uko biza rimwe guteranya kabiri ko bigomba guhinduka. Hari abantu rero, hari abagabo for your information nemerera ibyo bintu nabyo bazi ko yereka mbe nkavuze gato tuzabika noneho niba bigakunda batubwiye tuzagaruke. Ariko no hari abagabo bazi ko rimwe +1 = 2. Ntubazanire ibindi ngo ashobora kujyamo ngo wenda entre parenthèse agashyiraho gukuba kabiri bikaba byaza guhinduka bo bihora ari gutyo. Iyo ngikaba ari tunga gato cyane hamwe ibyo bishobora kuba ku mpande zombi no kubagore. Yego. Ubwo ndi kuganira ibyo navuye muri fish love, ahubwo yo kureba ngo muri ya true love niba hariya wandikisha imoso kandi ikayi impapuro zikayi umukono noga wandika imoso hari amakaye yarafite intuza marge zirimo subizi zihora zirimo. Ubwo rero ngo marge yabiri kuryo se witeguye kuba umuntu uri flexible ku buryo ukoresha right hand. Nakoresha imoso n'indyo nkabyandikisha byose muri uwo mukino utari njya rugamba. Ariko nabone ko hari igihe akenera kudefanda no kwataka, nyine wamenya uti uyu muntu dukinana ko akunda ko nkinani, ukamenya nimba pass umuha yabyara igitego byoroshye cyangwa niba umuvunisha nyine mugakina iminota myinshi ibitego bigoye. Ariko no mukinnyi nawe murimo gukina ikintu ndari kumva ni kimwe, uwo mukinnyi nawe murimo gukinana ntiyumve ko ari umuzamu gusa,
kuko icyo gihe waba wumvisha ko roho hajemo amagirirane kuri kamera tukazabiganira mu kindi kiganiro. Ibyo bintu ni ingingo ikomeye inshuti yanjye, ni ingingo ikomeye kandi muri izo divorce twahereyeho tutigeze tuganiraho cyane. Ugiye kureba divorce uzasanga mu bibazo bya mbere biteza divorce harimo ikintu cyo gucana inyuma, uretse ibintu by'imitungo. Ariko nujya kureba byose byinshi muri byo bizingiye kuri uriya mukino utari njyarugamba. No mukino utari njyarugamba ni issue ikomeye. Noneho abantu batinya no kuvugaho, batinya no kuganiraho, batinya no kwitegura no kwidokimantaho. Sibyo? Abo ugasanga bari kureba video zica ubwonko gusa. Nyamara iyo video ujya kureba urareba video ya Neymar. Nyamara kandi ejo uzaba uri gukina na Hategekimana Boneri. Ibibazo bikaba byavutse. Cyangwa ugasanga wowe uri kureba basket kandi ukina foot. Nuko. Uri kureba video y'umuntu utanga passe ndende kandi umukinnyi mukina nakunda umuntu ukamuhereza hafi aho ngaho akamenya uko muhererekanya mukakigerezayo. Umukina abantu bakina ari babiri muba mugomba kuganira mukagira ibanga ryanyu muziranyeho. Mwizo divorce buri ugiye kubireba nabyo biri mu bibazo. Ariko ni ndumva ariyo ntoza. Ariko ikintu gitangaje ya factor nakubwiraga y'urukundo abantu bumva amacuri. None nirengagije tugiye hamwe we wanjyanaga kuvuga ngo none dushyire ku munzani wakoze ibyawe nanjye nakoze ibyanjye turi guhurira ku byo buri wese yakabaye yakora. Ako save wemera yuko niba gukundana urwo rukundo bitadushobokeye urwo wavugaga wemera yuko Bibiliya hari ingingo yagezeho itugira inama yo kudashaka. Sibyo yo kutarongora. Ariko ujye kureba mu Bakorinto ba mbere igice cya 6:16 nimba bibeshye. Ako tutarongora. Ariko irakubwira ngo aho kugira ngo irari riguhitane. Sibyo? Bikore. Nyine nshaka kuvuga ngo niba ya true love ndi gupreaching ivanjiri y'urukundo rumeze kuriya nubwo ariyo nziza yatanga amahoro mu isi. Niba inaniranye, sibyo? Inaniranye. Hari ubundi buryo nzababwira ubutaha bwafasha ari kiriya vanjiri ni ntasimburwa. Ndabyumva ariko je numva buriya tushize imbere cyane ikintu cyitwa kubahana. Ibyo birashira muri mariage bishira kubera iki? Ega nacyo kidashira. Ese uzi no kubahana n'ubundi harimo umunzani no kubaha. Hari uwabanje kubaha n'undi aramwubaha hagati hazamo ingereka ngira. None se reka nkubwi Imana imbabari ngiye gukoresha urunuza rudafututse nko gusambana abanza gusambana. Mani ugiye ibyo bintu mwese muruba mwese buri wese yaza gicyubahiro cye agishira hasi abanza gusamba haruba yabanje gusamba watangiye igikoro icyozo cyo muhoraho muhurize muzahashaka iyo point de gravité iyo bayigize nyandagazi uko gusambana mu kinyarwanda bitabamo. Oya ni gusambana no kubura ahantu utakabaye uri gusambana ari numva ari ugusamba abantu babiri bari gupfa hari ibintu bitangira bimeze nka diagoni ari nka iki bikarangira bibaye imbonera by'ikinza mu rurimi yaro ako hari umucengera ndi mumwe twaganiriye ari kumbwira ibyo bintu byavuye numva birantangaje nabyo bifite aho bitangirira naho birangira reka nibiba ngombwa nubwo ntakunda ndi kubona simbizi nibiba ngombwa kugaruka kuri izi kamera ikizaba indi ngingo nyine shaka ngombwa byo bizango mu gihe Imana ikidutije ubuzima bishobora kuzaba ngombwa. Even ndagushimiye cyane numva isomo dukuye muri kino kiganiro ari cyo warusorejeho cyeka nibara kandi kantu wumva wavuga kanyuma no tukagira icyo nasoreza ikintu nabwira abantu. I know k'ibintu nababwiye kuri bamwe hari uburyo biza gutuma mubifata personal ariko nundi bigomba gufata personal bishobora kuba atari n'ibintu mwumvise kenshi. Ibitekerezo ngiye nakira ko ibitekerezo byanjye n'ibyawe bitasa ariko nanone ibitekerezo bitukana byerekana ko ushobora kuba ugikeneye kwegera ikibaho n'ingwa nyinshi n'ibitabo byinshi. Nicyo cyo nyine navuga ibitekerezo nanjye nzafata umwanya ngaruke nze kubireba. Si byose bakoze cyane kandi yego Iva wakoze cyane ku mwanya wanyu mwaduhaye. Iyo abantu baganira ukavuga ngo ntabwo icyo kiganiro kiba haba hakwiye yuko abantu bachallengeingana kugira ngo n'ibitekerezo byinshi bizamuke. So nicyo twakoze muri kino kiganiro. Abakunzi banjye abanyihangane nasaraye ntabwo nzi icyo nabaye gusa nisanze nasaraye muri kino kiganiro.
urumva bihangane kuba ijwi ritagenze neza, turabashimiye bari badukurikiranye mwese, ibiganiro byiza bidashira irora n'irongora. Ayiwe. Ibiganiro byiza bidashira irora n'iyumva, byose ni kuri Juliet Mutamba. Wakoze cyane Yves Nkuyemurugye, mugende kuri channel ye niba utayizi, ushobora gusanga muri bano bantu bari kuturebe bakeya harimo abatazi channel yawe, reka tuyivuge. Nkuyemurugye Yves official. Nkuyemurugye Yves official. Abo utagiye babwira ugitangira ikiganiro di. Ego, Bye. Dio bwana.